I bring ndakuyo hari amateka yaryamye arakutsikamira arakwicarira arakuvogera inzozi ziragutera buri bintu ufata urota nabo urota ibintu bamubintu bota bapfuye ibintu biranga umunsi wari undercast wari munsi y'umuvumo byaporetingiraga kuri wowe barufite akanyenyeri barayitwaye barayijimije barakurambitse barakurangije baragukuye mu nzira ibyo byose ariko data watwe ngo nzagukurayo. I bring up. Ubumwe bw'abera Ministries, amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptista, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi, imuha amavuta ngo gendo uyasuke kuri bariya. Ya ndabashuje cyane nshuti z'Imana bakunze ubumwe bw'abera Ministries, mwe mukurikira ubumwe bw'abera ku manywa na nijoro, aho turi mu masengesho myinshi igaragara turi kuganira ku ijambo ngo senya ibicaniro bibi ku buzima bwawe. Aho rero turimo tuzamuka tugiye kugera ku munsi mwiza cyane. Uyu munsi ni wa kabiri ku munsi uzaba wa 9 w'amasengesho, ntabwo bwabo hari kandi turimo tuganira kandi benshi bari kubohoka kandi nabahamagara ndi kubafasha gusenga Imana ibaho umugisha. Murabona ko nyine ni imbaraga umuntu arimo akoresha, ariko byose ntabwo ari umuntu yacogora mu gitondo ejo akavaho bikarangira, ariko turimo turakora kuko Imana idushoreye muri uyu murimo mwiza. Data wa twese rero abampera umugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, kandi umwami Imana abankomereza amaboko mu byo mucamo byose, aho munyura naho mugenda, kugira ngo umugambi Imana ukomeze kwagukira kuri mwe mu buryo butandukanye ubu cyangwa ubundi, kuko data wa twese aragukunda kandi arakuzi kandi asobanukye by'icyo gukorera. Imana iguhe umugisha rero kuri uwo munsi mwiza cyane wo kuba turi imbere y'Imana ishobora byose. Twe turimo tuganira ku magambo y'Imana, navuga ngo data wa twese akomeze akugirire neza mu byo ukora, mu buryo bwinshi washobora kuba urimo ukorana n'Imana. Yesu akomeza kundindire mu bintu nyuramo. Rero nagira ngo dusenga n'Imana dukurikira bafite uko babyumva, bashyizeho ama ekuteri, babandi bavuga bati ariko ndakurikirana umurimo w'Imana ndaza kureba uko byifashe, ariko ugasanga barakurikira umurimo kandi bikagenda neza. Rero Imana ikumpera umugisha mwinshi cyane, kandi umwuka wera w'Imana aze ku buzima bwawe. Ndagushuhuje wowe umaze iminsi urwaye, ufite ingorane, ufite ibibazo, ndetse wumva ukeneye gutabarwa n'Imana kabone n'ubwo bitakoroheye, ariko nkubwire ngo umwami Imana ntatinze isezerano kandi ujye babyibwira. Data ntazakureka, azagumya gukomeza kugenza, ntazaguhana, ntazaguteza abisi, ntazakujugunya uko, ahubwo azakubera imbaraga n'amaboko ndetse n'igitangaza gikomeye. Reka dusenga n'Imana tuganire, tugeze kuri uwo munsi nyine tuvuga ngo reka tubohoze bino bintu mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Kandi nifuza ko kusema ibyo bicana uko biratubangamira, biratugora, biraturushya rimwe na rimwe, hari no bibwira ntabashe kumva icyo kintu, ariko ntabwo badufite umwami Imana unahari kandi bigenda neza. Nagira ngo rero unyemere dusenga n'Imana. Turagushimira Data twese uhoraho, turagushimiye ko uri umwami w'amahoro gitangaza, uri umunyembaraga. Ndagushimiye Kristo ko ujya ukora ibintu kandi ukabikora neza, ukabitunganya neza, ukigaragaza. Reka ubane nanjye muri byose muri kino gahunda kino kiganiro, maze Kristo uca inzira kugira ngo abantu babashe kumva ukuri no guhinduka no guhindukira, kandi dayimoni akomeza atsindwe mu buzima bwabo bw'iminsi yose, bakomeze bagira imbaraga, umugisha, uburyo, icyerekezo. Kandi Kristo bankomereze ko nifuza ko bagira ibyiza bigukomokaho. Ndagushimiye ko unyumvise ku bwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Mahoro y'Imana akomeza bane namwe. Rero kuri uyu munsi wa none nsa nkaho ntari buvuga ibintu byinshi cyane, byinshi, ahubwo ndivugira akantu gato gusa konyine, turebe ese ubundi iyo umuntu amaze kubohoka biri bivugaho iki, bitekereza bigenda bite, se bimera gute, bikorwa bite. Ibyo nibyo mbashaka ko buri muntu nibura abasha kuba muri ubwo buzima akabitekereza. Uyu munsi turaza kureba intambwe zigera kuri enye Imana igikora umuntu imukura mu buretwa, kandi umenye neza ko ibi bintu banza ubyumva. Isomye ijambo ry'Imana mu Kuva ibice 6 ku murongo wa 6, urahasanga amagambo y'imbaraga meza asobanura kandi afite uburyo rwose. Ngo kandi numvise umuntu w'Abisiraheli Egiputa bazitiriye mu buretwa, nibuka isezerano ryanjye, numvise umuniho
cyo bita kubabaye wumva ugowe ariko hakaba hari imbaraga z'umuniho zaje ku buzima bwawe kandi ukumva zirakomeye kandi ukumva zifite n'impamvu runaka kandi zatuma ibyo byose byagenda mu buryo bwiza. So rero nagira ngo unyemerere umve amagambo umurongo wa 6 ngo nuko bwira abisiraheli yuko ndi Uwiteka kandi ko nzabatura imitwaro abanyagiputa babikoreje mbakure mu buretwa babakoreshaga mbacungure ukuboko kurambutse n'ibihano bikomeye kandi nzabazana mube ubwoko bwanjye nanjye mbabera Imana niho muzamenya yuko ndi Uwiteka Imana yanyu ibatuye umutwaro abanyagiputa babakorera ikabakura muri bo. Imana ishimwe cyane. Kandi nzabajyana mu gihugu namanikiye ukuboko kwanjye kwera. Ndashaka kuvuga cyo nakwita ngo ni 4 caps cyangwa se ni 4 steps cyangwa intambwe enye zigaragaza neza ko umaze kwinjira mu birere byo kubohoka, zimaze kwerekana ko umaze kwinjira mu birere by'imbaraga, zigaragaza ko umaze kwinjira ahantu hakomeye undi mutabasha kubona. Imana ituma witwa Mose iramubwira ngo genda ubabwire ko uretse gutaka numvise umuniho noneho, kuko burya umuntu utaka n'ubu utarabona, burya ngo hataka na nyir'ubukozwemo ariko nyir'uteranwe nakebo ntibishoboka. Amukiri ngo hataka nyir'ububezwe no gukata nyine, ariko burya uwo bateranye n'umutsima ntacyo yabona yavuga. So ngo mu murongo wa 5 Imana yumvise umuniho noneho, ntabwo yumvise gusa icyo twakwita gutaka, kuko baratatse bagera ku rwego bumva umuniho. Imana iravuga ngo nukubwira abisiraheli uti ndi Uwiteka Imana nzabatura umutwaro babikoreje. Nzabatura umutwaro mbakure mu buretwa mbacunguze wo kwanjye kw'iburyo kurambutse n'ibihano bikomeye kandi nzabazana mu bwoko bwanjye nanjye mbabera Imana niho muzamenya ko ndi Uwiteka Imana iri kumwe nawe. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere Imana izagukurayo. Hallelujah. I will bring out, nzakuvana muri uwo mwobo, nzakuvana muri ubwo buretwa, nzagukuramo, nzaguhagurutsa. Rero mu bimenyetso byerekana ko turimo dusenya ibicaniro, burya buri wese afite uburetwa yikoreje. Urambwira abo tuganira ngo ibuye washyira ku mutwe ryangora kurirekura, ariko iryo wabika mu mutima sinzi aho narirekurira, kuko ndirekureka mu mutima ryagwa mu mpyiko n'ahandi ntaza hariho. Hari igihe abantu batwikoreza imizigo y'amabuye tukayatura, ariko hari igihe baritereka mu mutima waganda hakurya. So rero ubu buretwa ni za karande tuvuga wisanzemo, utihamagariye, utasanzwe, wisanze gusa mu buzima bubi cyane kubera dadi, kubera mami, ndetse kubera umuryango, wisanga ahantu utatekerezaga kubera iki, amateka y'igihugu, amateka y'abantu, amateka y'ubuzima, wisanga ahantu habi utabasha ku kintu wasobanura, ndetse wisanga mu byago no mu ngwa no mu makuba, ariko atari byo mipango wari ufite, ahubwo hari ikindi kintu kihishe inyuma, the spiritual behind, hari ikintu kiri imbere. So aravuga ijambo rya mbere ngo nzabakurayo. Ravuze ngo nzabakura muri ubwo buretwa babakoreshaga. Nzabatura umutwaro, nzabakuraho ibyo bintu, ibyo bagushyiragaho byose. Aha ndagira ngo nkurikire unyumve, wowe umaze igihe ukurikira ubumwe bw'abera Ministries, kandi ushobora kubashimira abakomeza gukora subscribe, mwese Imana ibaha umugisha, kandi abakoze gukora ama comment n'abanyandikira n'abampamagara, Imana ibaha umugisha. Nuvuga ngo mu bintu bine hari intambwe enye zigusohora muri karande. Icyambere nuvuga ngo nzagukurayo, I will bring out, nzakuvana muri zo karande, muri ibyo bigorane, byo byahezo, ntambara, marira, mushomeri, ibibazo. Kubera iki twisanga muri aya mateka? Ndagira ngo utirenganya, kuko ntabwo ari wabyizaniye, wabyisanzemo, kandi uvuka waraho bisanze ntacyo wakabikozeho. Ni benshi abana twavutse dusanga ibintu tutabasha kujya tubihinduraho, ugasanga ntacyo ubihindureho, ntacyo ubikoreho, ntacyo ubitwareho. Uko biri kose, uko bigenda kose, ni ahantu wisanga utateganyaga, utateguraga,
utibazaga, ukisanga mu buretwa utaruzi ubwo ari bwo, ng'iby'ibihano, umubabaro w'umutima ukabona urabibanamo, ukabivukiramo, ukabikuriramo, ukabishakiramo, ukabibyariramo, ukabisaziramo, ndetse rimwe hakazamo n'ibindi bishyashya, icyangiro, agasuzuguro, induru, uburetwa nagavuga ati nzabanza mbakure, I will bring out, I will deliver, nzababohora, nzabahambura, muzaba delivered, nzabakorera deliverance mumaze kubohoka. Ni ikintu gikomeye rero ku bumwe bw'abera ministries, amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka. Ndagira ngo Imana yo mu ijuru igukuraho hantu amateka yakubitse, ikuvane muri uwo mwobo aho umuntu yisanga, ukareba iburyo, ukareba ibumoso, ukareba imbere, ukareba inyuma, ukareba aho wicaye, ukareba aho uhagaze, ukareba aho uryamye, ukavuga ngo ariko ubundi huye ndinde ndi muntu ki, ibi bintu ni ukubera iki bindi ho bimeze gutya. So nta yindi mpamvu ituma bikubaho, nuko umwanzi yahagurukiye kwangiza ubuzima bwawe, yahagurukiye gusenya imibereho yawe. Hari ibyo yahagurukiye ngo akubuze amahoro, ariko ijambo rya Imana izagukurayo. Ndashima Imana ko igiye gukurayo uyu munsi nubwo nkwigisha, ariko ndimo ndaguhanura ngo Imana igukuyeyo aho bagushyize, ikuvanyeyo, kujeyo, kuvanije imbaraga zikomeye, ivana amateka akomeye, kuko ntabwo uri nyirabayazana warwo. Iyo utaza kumera gutyo wari kuvukira ahandi hantu, ariko wisanze so ari uwo, wisanga mama ari uwo, wisanga igihugu ari icyo, wisanga imiryango ari iyo. Ni ukuvuga ngo wisanze mu kiziriko nawe utazi igihe cyatangiye kubohwa, ariko Imana data iravuze ngo nzagukurayo, kabiri nzakubohora, gatatu nzagucungura. Iri jambo gucungurwa, please banza uryumve. Ni naho abantu tufasha abantu gusenga, tukubwira ngo igitambo kiba gikenewe. Iri jambo ko umuntu ari kubwira nzagucungura, muri make gucungurwa kwawe hano bigaragara, nuvuga ko Imana izatanga igitambo gicungura ubuzima bwawe. Nzagucungura. Oh haleluya. Mubibuke ko bajya kuva mu Egiputa, baraye bariye umwana w'intama, imboga zishariye n'umutsima udasembuye. Mu gitondo kare kare hapfa abana b'imfura, amatungo y'imfura y'iburiza, ibyo byose birarangira nk'igitambo cyatumaga bahaguruka. So nzagucungura, mfite aho nzahagarara nkakubona. Burya iyo tubisobanura, ikintu cyose kigira amahame, kigira imbaraga n'uburyo, kigira aho cyerekera, kigira icyo gikora, icyo kivuze, icyo dukora cyose kigira urwego. Nzagucungura. Ijambo gucungurwa ni ukuvuga ngo hariho icyaha, wowe ubwawe wari kubaguye muri urwo rwobo, ariko Imana izakuvanamo, irepresinge cyangwa ihindure, ishyire nk'ubundi. Nzagucungura nshuti yanjye. Gucungurwa si ikintu cyoroshye. Gucungurwa nuko bakira cya gihano bo cyagufashe byarangiye, ngo ariko Imana izagucungura nawe ubwawe. Twita gucungurwa n'Imana. Yatubereye incungu, yaduhaye Kristo ngo tubashe kubutwa abana b'Imana. Hari yaze ngo ibwira umukozi wayo witwa Abrahamu ngo nzatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe. Ahantu ngo nzagucungura bivuze ngo hari abagiye mu cyimbo cy'Abisiraheli, hari intama zagiye mu cyimbo cy'Abisiraheli, hari ni ibintu byinshi byabayeho uwo munsi bacyabaho. Kandi mwe ko na mu gitondo ngo babatse ibintu by'amazaho bihenze cyane, kuko batari barahembye, ariko ngo Imana batera ubwoba ngo icyo bashaka cyose ngo nimwaka abaturanyi, nimwaka ibintu byoroje, mutwara ibintu biremereye. Urumva aya magambo tumaze kubona turimo tuganira, nzagucungura. Niba umukozi wagati nyamara igitambo kirakenewe, wifata nk'ibintu by'ibindi bidasanzwe, no, banza wibaze, nzagucungura, ngucunguze, kuko igitambo buri gihe gisimbura umuntu. Sacrifice. Igitambo buri gihe gicungura umuntu, kandi agacungwa rwose. Icyakane, nzagutwara mu gihugu cy'isezerano. Iyi Imana imaze kudukura mu buretwa, tugasohoka mu byo twisanzemo tutazi ko twakabigezemo, kabiri katubohora, tukaba delivre par la
twaderivure kubw'imbabazi z'Imana, tugahinduka abantu babohowe kubw'umugambi w'Imana, tukumva tuguwe neza kuko Imana ari kidukoreye. Ikiba gisigaye ni ukugucungura, gutanga incungu ku buzima, sacrifice, igitambo kigusimbura, gisimbura abawe, gisimbura ibyawe, gisimbura akazi kawe, gisimbura icyo washaka. Ngo nzakucungura, ariko nyuma yo gucungura nawe cyangwa gucungura kukubohora, maze Imana itanga incungu ku bwawe. Niyo mpamvu buri gihe kukubwira igitambo nge nta soni bintera, kuko mbanzi ibyo nkubwira ko nzi neza ko bifite imbaraga. Gusa icyo nakubwira n'umubare ngo nibi niba, ariko bibaye ngombwa n'ibyo nakubwira, so harakenewe umuntu ucungurwa. Impamvu yo kumva kabiri, nzagucungura, nzagucungura amaboko y'abagome. Icya kane, nzagutwara, nzagutwara. I will bring out, I will deliver, I will redeem, I will take. Nzagukurayo, nzakubohora, nzagucungura, nzagutwara mu gihugu cy'isezerano. Iyo tumaze kubohoka, Imana yadukuye mu buretwa, dutangira kwinjira kubona ko hari ibyo Imana imaze kutubohora, tukaba free. Imana ikadutanga igitambo gishyitse kugira ngo tubashe kuba tubosa. Icya kane, Imana ikagutwara muri gakondo yawe. Gakondo y'uyu munsi nta yindi, nuko bagombye kuba uriho kandi ubayeho neza. Ariko umwanzi we icyo nawe no gusakuzanya nawe, no kuvuga ibintu byinshi gakunanize. Ariko tubonye the four cups, tumaze kubona ibintu rwose bigaragara, umuntu agomba kumenya ngo nzagukurayo. Akira gukurwa muri urwo rwobo wari urimo, akira gukurwa muri izo karande wari urimo, akira gukurwa muri ubwo buretwa wari urimo, akira gukurwa muri ako gahinda wari urimo, akira gukurwa mu makuba n'ibyago wari urimo, akira gukurwa hagati y'amenyo muri ibyo bibazo wari urimo, akira gutabarwa n'Imana. Imana igukuye muri urwo rwobo rwacukuwe n'abahisi n'abagenzi, rwacukuwe n'ababyeyi, rwacukuwe n'abarozi, rwacukuwe n'abapagani, rwacukuwe n'abakwanga. Ariko Imana ivuganye nawe ngo ngukuye muri ubwo bwobo. I bring out. Imana kuvanyemo n'ibyawe n'abawe, iguhagurukijemo, igukuye muri ayo makuba n'ibyago. Ni amagambo y'Imana. Imana ishimwe, Imana ishimwe. I bring, ndakuyo, hari amateka yaryamye arakutsikamira, arakwicarira, arakuvogera, inzozi ziragutera, buri bintu ufata urota nabi, urota ibintu bamu bintu bota bapfuye, ibintu biranga. Umunsi wari andakasi, wari munsi y'umuvumo, byaporetingiraga kuri wowe, barufite akanyenyeri, barayitwaye, barayijimije, barakurambitse, barakurangije, baragukuye mu nzira. Ibyo byose ariko data watwe ngo nzagukurayo. I bring out. Nzakuvanayo, nzagukura muri uwo mwobo. Kabiri, nkubohore uburetwa, nkubohora amagambo, nkubohora icyangiro, nkubohora induru, nkubohora ibintu, nkubohore, nkuvane muri ako kaga, nkubohore, nkuvane muri ubwo buzima bupfuye. Imana yo mu ijuru, icyo tubivuga, tubikora, tubiganiraho. Iyo Imana imaze kugukura muri rwa rugomo, ndagira ngo usunye imaze kubasha kubyumva, yarangiza ikakubohora. Icyo twita kubohoka, deliverance, kuko ntiwabohoka ukiziritse mu rwobo. Uko niko Yeremiya bamukuye mu rwobo na kumuhambura, uko niko bafashe Yosefu bamukuye mu rwobo na kumuhambura. Bivuga ngo ukiziritse, maze ngo nzakubohora ingoyi yari kuriho. Icyambere, Imana igukuye muri rwa rwobo rurerure wari uhagazemo, wari wicayemo, rw'amateka utaruzi, utazi uko yaje, utazi aho yavuye, utazi aho yakomotse, ariko yaje yicoka muri we burundu, maze ikibazo kiravuka. Ubu uko ubigenza, bivuze rero ngo hariho uburyo bwo kunanirwa ukumva byakugoye, kandi koko bikumvikana nk'umuntu. Hari ushaka kumva twebwe ariko babiruhije mu buryo bukomeye. Yesu urakugiriye neza cyane, kandi umutima uzirikane kuri iri jambo ry'Imana, nzakubohora. Cyo twita deliverance, nuko Imana igukura muri icyo cyobo cy'amateka, cy'ubushomeri, cy'agahinda,
cy'amarira, cyo gupfusha, gupfakara, gukenyuka, gutabwa, gusonza, kuhura n'ubwavu bwinshi cyane. Mana yanjye, reka nkubwire, ejo nabwiye mu 10 mugana mbwa ngo kanakasuzugura nk'ubukene. Niba hari ikintu gisuzugura n'ubukene, kiragusuzugura, kikagusuzuguza, kikakwambika ibara, kikakuvuga uko gishaka. Ubukene burakanyagwa, buragatsindwa, itunda buvumye ku buzima bwawe bw'iteka ryose. So rero tuba dusohotse muri cya cyobo cy'amadeni, cy'amarira, cy'agahinda, cy'ibikomera, kavuye, bavuga amagambo, bavuga byose, ugasanga biraje byatatse ubuzima bwawe, barabunyeganyeje. Hanyuma ngo icya gatatu, Imana izagucungura. Nahoze mpamvu gucungurwa n'Imana niki? Nuko hari ikintu gisimbura wowe. Ibi mpora mbibabwira buri munsi, nkanabyumva unkurikira. Ntuzatinye ngo nzaceceka, nzahora mbikwibutsa, kuko ukwiriye kuba Imana yarakugize gute? Yagukuye muri urwo rwobo. Kabiri, yakubohoye buri mugozi wose. Gatatu, ukibuka neza ko hari incungu, kandi icungu ni igisimbura umuntu. Aharongo nzagucungura. Haleluya. Kuko harirwa bacunguwe n'Uwiteka Imana. Turabiza gucungura ku byaha. Yesu yaradupfiriye, turabiza incungu igiboneka. Ariko bivuze ngo nawe ni byiza kumva ko Imana igiye gukora ikintu gikomeye. Cyambere gukurayo, kubohora, gucungura. Imana iguhe umugisha. Icyanyuma rero, nzagutwara mu gihugu cy'Imana, nzagutwara mu rugo ruzima, nzagutwara mu nzu nzima, imodoka nzima, nzaguha umugisha, nzakurengera, nzagukomeza, nzakwambika imbaraga, nzagutwara ntaremereye, uzankorera, nzakubera Imana, uzambera umwana, nzagutwara muri gakondo, nzagutwara muri Amerika, nzagutwara mu ntara zibanyu, nzagutwara hose. Iryo jambo ngo nzakujyana ni focus. Ibintu bine ugomba kumenya ko Imana yiteguye kugufasha ikakubohora muri iyo nzira. Yabwiye ngo numvise umuniho, nzaza mbakureyo, nzaza kwanza mbakureyo, mbabohore, mbacungure, mbatware. Haleluya. Hari ibintu Imana. Zaburi 149 hari amagambo aryoshye. Zaburi 149 hari amagambo yo gutekerezwaho, kandi ukayumva, ukayasobanukirwa. 140 ya 9 aravuga ngo Uwiteka ntiwemera ibyo umunyabyaha ashaka, ntufashe umugambi we mubi kugira ngo ateshyira hejuru. Aravuga ngo Uwiteka ntiwemere ko umunyabyaha ashaka, ntiwemere ibyo umunyabyaha ashaka, ntumufashe mu migambi ye mibi kugira ngo batishyira hejuru. Imana itugeneza cyane. Bivuze ngo iyo umaze kubohoka no gutabarwa, Imana ntiyongera kwemerera abibone, abirasi, abagambanyi, abanyabyaha, abarozi n'abagome ngo bongere bakwatake. Oya. Kandi Imana ishobora gushyikira imigambi yabo mibi kuko ngo bakwishyira hejuru, ngo turamushoboye, turamurangije, niko twaravuze. No, ibyo bavuze bizarangira n'amagambo yabo bavuze, ariko igikorwa cy'Imana kiri ku buzima bwawe. Iyo umaze guhagarara, ibi bintu binuka bihagararamo uko byakabaye, ugasaba Imana ikagira gute? Ikabanza ubwayo mu Mana bwawe, ikabanza ikagukurayo mu mbaraga, ikakura muri aho hantu aho uryamye, aho wicaye, muri ubwo bushomeri, muri aho marira, muri izo ngorane, muri aho gahinda, aho hantu wagiye ugashyirwa, ikakuvanayo. Kabiri, ikakubohora. Gatatu, ikagushakira incungu, ugacungurwa bw'amaraso ya Kristo, ugacungurwa, igitambo kikaboneka. Hanyuma rero 4, haleluya, byarangira no sasa Imana gutwara muri gakondo. Mwifurije gutura muri gakondo yawe, mwifurije kunezerwa, mwifurije kwambara imbaraga, mwifurije gukora, kandi mwifurije kugera kuri Imana mu buzima bwawe no kwinjira muri gakondo, kuko Imana itazijya yemerera umunyabyaha. Ntabwo Imana izemerera umunyabyaha kugira ngo imigambi itazasohora kirata kishyira hejuru, ahubwo Imana irakuzamuye, Imana iraguhinduye, Imana iragutaba, Imana irakurengeye, Imana ikwambitse imbaraga, Imana iragusuye, Imana ushyikiye. Haleluya. Umugambi mwiza w'Imana uje ku buzima bwawe, uje mu cyerekezo cyawe. Umugambi w'Imana uje gutabara wowe ubwawe no guhagararaho. Umugambi w'Imana uje kugira ngo ubashe kurengerwa mu buryo bwose. Umugambi w'Imana winjiye mu buzima bwawe bw'iteka, aho yavuze ngo ntizemerera ko umunyabyaha ibyifuza, imigambi z'inama y'ubupagani bwe n'ibyo akora bizasohora, atazishyira hejuru y'ubuzima bwawe, agusuzugura, agufashe iki. Biravuze ngo kiri umunsi wa kabiri turimo tuganira kuri umunsi wa kabiri, umvikana Imana iciye agasuzuguro, imbaraga mbi z'abadayimoni, imyuka mibi, bya bindi Satani yagiye azana ayorera kubita aho ngaho, biciye bigufata uri posede, cyateruye. Oya, haravuze ngo
Uwiteka ntiwemerere iby'umunyabyaha asaba, ntiwemerere ibyifuzo bye, kandi ntubyemere, ntiwemerere, ntumwemerere. Muri aya mavuta Satani ntabwo ari bwemererwe. Yakuvogereye kera ariko uyu munsi arakuvaho, arava ku buzima bwawe, arava ku cyese, aragenda mw'izina rya Yesu arakuvaho rwose burundu, kuko Imana yifuza ko ikora nawe umurimo udasanzwe kandi Imana igushyigikire. Imana y'amahoro ibe mu buzima bwawe, Imana igutabare, kwambika imbaraga mu byo ucamo byose, Imana ikurengera. Aravuze ngo ntiwemere, ntabwo Imana yakora icyo kintu rwose. Niko amagambo twayasomye, havuze ngo Uwiteka ntiwemere iby'umunyabyaha ashaka. Ntufashe umugambi we, ntufashe umugambi we mubi kugira ngo batishyira hejuru. Si we wabona, twari twarakubwiye yabuze ubwenge. Hari ukuntu batubonye muri kondisiyo mbi batekereza kutubwira icyo umuntu wese yumva yishakiye muri we, icyo yumva akeneye muri we, icyo yumva yavuga muri we, icyo yumva yakora muri we. Nuvuga ngo icyo kintu akagiterekaho kugira ngo avune umutima, yangize umutima, aheregete umutima. Ariko Imana yo mu ruhande rwawe, Imana y'amahoro, Imana irengera, Imana igukunda, Imana igutabare, ikwambika imbaraga, ikujya imbere hataringaniye haringanize. Icyo wifuza cyose kigukorere, kuko Imana ikorera ibintu. Cya mbere kura mu rwobo, kabiri kukubohora, gatatu kugushyiraho gucungurwa, aho gitambara gusobanuriraga, kane Imana ikabigutwaye mu gihugu cy'isezerano. Igihugu cy'isezerano ntabwo ari imipaka tuvuga, ahubwo ni muri gakondo y'ibyo wasabye Imana, ibyo wabwiye Imana, ibyo watekereje. So rero Imana ibaha umugisha, murakoze cyane, ndabashimiye mwese mwadukurikiye. Imana ibagiriye neza kandi bambika imbaraga ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Shalom. Ubumwe bw'abera Ministries, amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka. Mu iyerekwa ry'umushumba Ntambabazi Jean Baptista, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi, imuha amavuta ngo gende uyasuke kuri bariya, ubuzima buhinduke. Amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka.